yuko ngiye gutsindira ibihembo nyine. Utsindira iki sasha? Wari uzi yuko hano ari ukwiyandikisha bakaduhemba? Hano turaza gukiranirwa n'ibibazo bari butubaze tukaza gusubiza. Ikivuze cyo rwose ni ukuri. Ahubwo niki twakora kugira ngo ibihembo nabonye bakize kuri WhatsApp byose tuze kubitsindira abandi batabikozeho na gato. Mu bantu 100 bari buze hano mu nama urakeka ari wowe uratsindira ibihembo? Icyo nishatse kukubwira ntago wacyumvishije wowe. Kubera ko nta cyizere twifitiye yuko dushobora gutsindira biriya bintu byose twabonye ku rubuga, reka duhamagare buri muturage wese uzi ko utuye mu murenge wacu, tumubwire ko inama yapfuye, gitifu nazaze gusanga ari twebwe duhari twenyine, birarangira byose guhera ku cyambere kugera ku cyanyuma tubitsindiye. Ariko nanagera hano uramuca amaguru kugira ngo atajya kubashakisha mu mudugudu. Arajye kubashaka atese kandi ari bubone ubwitabire bwari buke, kubera ko ari n'inyungu zabo arabiturekera tubitware byose. Ku kantu koko ni inyamibwa umbwiye, reka duhamagara abaturage bose bo mu kagari tubabwire yuko inama yasibye. Noneho gitifu w'akagari naza agasanga hano ku kagari turi babiri, arahita avuga yuko turi abaturage b'intangarugero mu kagari kose. Ahere yuko avuga yuko mu kagari kose turi intangarugero wowe, ubundi ibihembo byose turabyiyegurira. Iyo ntego ntago tugomba kwitahatira, ahubwo reka mere kuri Bizimana ukunda kuzinduka mu nama. Uwo mbayeho ntago nakubwira ngo cyumve, nambare gutya byose nizo nisize n'amavuta hose umubiri wose, ningera ku kagari nsange ngo inama yasibye. Ubu ngubu ku kagari nta nama ihari, ubu nangiye gusubirayo, nari mvuye ku Kiyede mite nisubira ku Kiyede. Ubu ngubu turi kuvugana, ubu ndi mu muhanda nsubirayo. Ubu ngubu rero nawe ushaka ubwo wareba ikintu ukora nyine, wajya kuvoma, wajya gutashya, dore n'umugore wagutegeko usubireyo ujye kuvoma kuko nta nama ihari. Arahari ngo umume mubwire, ubu ugiye guhita ukatira mu nzoga. Saa nyine urakoze. Harya ngo Minani na Bikata ngo nibo bigize ngo abantu batanga ibitekerezo bizima mu nama. Reka nze nkwereke. We Minani wowe, inama yasubitswe gumumbaza byinshi. Ubu nababaye guhera amasana ariko ngo ngiye ya modoka nabonye ku rubuga ngiye kwicura. Irasubitse je nicaye ku kagari uku ndi mu nzira ngaruka. Yasubitswe. Menyesha bikata mutirirwa muza mutanga itangazo mu mudugudu nguri mutanga itangazo ko inama yasubitswe ngo yemerewe 100 ku kwezi. Twagiye mukore muvuba umujinya wanyisha. Ako gishamvuye wambwiye nda kuohereza message kuri WhatsApp nkubwira yuko inama yasibye, warangiza ukanyohereza message ushaka kumbwira iki nashaka kubwira nukubwira yuko inama itari bube ku kagari. Reba ibindi ukora, jya kuvoma cyangwa urebe ibindi ukora ujye kubaza gatsindwe n'Imana. Urakibonara nje nta bintu nshaka kuvugana nabyo. Weve Nuri Arona nyokosha urasuzana nakubwenge inama yasubitswe. Yari kuba saa 8 ku kagari ariko menye ko yasubitswe. Utaza n'uburenge ugaseba nkuko dusebe turahasebe. Nahaze bicereye na tokiziko urabizi nukuntu tugenda dushashana. Batugaruje inkoni yakamuriro. Yasubitswe. Menyesha umudugudu wose. Bamenyesha bose wenda kwemera ukoresha murare rwose. Natwe twiyemeje kugura amayinite y'ubuntu. Turi guhamagaza abantu ubuntu. Yasubitswe wowe. Agisiribo, iyi message nimba uyibonye ibindi wambazaga nibiki? Mubwiye yuko inama yasibye. Ariko iyo ngiye grenade mba noherezanyije iyi SMS wenda grenade ikaguturikana nkumva yuko wanapfuye. Ikintu nagiraga nkubwire ni ukukubwira yuko inama yasibye ku kagari takihari. Shaka ibindi ukora, wajya kunywa inzoga wasindira ariko utigera ugera hano ku kagari kuko natwe dusubiye y'ubudore twasebye. Ubu ngubu inama natwe twisanze gutyo ko byasa kose SMS bose yabagezeho kuko bose bari kumbwira yuko babibonye bashaka kumbaza impamvu. Ubu byose twabitsindiye rwose. Ubu nani waze dukataye. Ahubwo mfashe gutuka abantu bari kumwibashisha utuntu ntazi. Umuntu wari umangayikishije n'ibikata ariko ubwo namusezereye. Abantu bakuru bagira utugambo nk'utwo abana bakiri kwibere. Ahubwo reka dutegereze gitifu aduhereze ibyo bya kare tunabigenderemo hakiri kare. Wiwe neza Pataro ni pataro wambaye ikinyabufura cyangwa ikingurube gusa. Gitifu tukana batuzaniye ra nzaba ndeba. Iyo nutse umuntu ndamutokoza ubu ndamukinishije. Gitifu gira se ngo hari umuyobozi burutukanye bura warungiriye inama ahubwo nari nombotse base sorry. None ko mwitabiriye muri bake abandi barihe. Reka niki giti kabayoborwa bawe bamaze gukira. Barebye ku rubuga basanga ni imodoka imwe, babona ni moto, babona ni igare, babona ni bihagije bumva ibyo nibyabazana hano. Ngo kereka bishyiraho indege. Isi nibyo gusa abaturage bo muri aka kagari barasuzugura. Urani ko bari babayeho nawe uzagenda ubimenyera. Buriya twaje turi benshi. Umunsi waje ugasanga hari umuntu umwe nibwo uzabyemera. Bana ba ni muhumure ibibazo ngiye kubabaza n'ibikeya kandi ibihembo ufite noneho mwese mwabikukana ntacyo bitwaye. Cyambere nuko ndabona ibisubizo. Ikibazo cyambere kirabaza kiti iso ninde? Ni Kazitunga. So yitwa Kazitunga. Ya rwose pato ntabwo nari nzi kumba
umbajije izina rya papa nyine hari utuntu ku ishuri tukiga primaire batubazaga iso ninde ukasubiza ngo ni Kazito nzi ko umbajije ibyo ngibyo rero ntabwo nzi ko umbajije papa mu buzima bwawe ntukisyanutse. Ikibazo cya kabiri kiragera kiti urabona umurenge wacu wugarijwe n'ibisambo, ni iki twakora kugira ngo duce abajura? Giti urakoze cyane rwose, icyo kibazo cyari kimaze n'iminsi kiturya. Buriya nanjye naje icyo gisubizo naje nagiteganyije wagira nari nzi kuri bukimbaza. Urabona rero Gitifu, umurenge wacu turakenya. Kuva hano ugiye gusenga ukagenda ivumbi ryakugeze mu mutwe, urabona turabura kaburimbo bikomeye. Udufashe kaburimbo bashyire mu muhanda iramutse igezemo hehe n'ubujura. Yesu Kristo, nawe ubonye zero, wowe urakivugaho iki? Urabona Gitifu, ejo bundi shangazi yanjyanye mu mujyi, yanjyanye mu kidendezi cy'amazi, sinzi numva ngo bakita pisine, ariko ibintu twakoreye tugakina n'amafi. Ubwo rero wowe ukoze nk'ubuvugizi ukatuzanira hano pisine, iyo busine maze natwe tukajya tuyogamo, urumva yuko natwe byadufasha tukagira ubuzima bwiza, ibisambo bikagenda bigabanyuka gake step. Icyo muzi ni ukunywa akanyanga gusa, ubundi mwari muzi neza ko hano tutaje gukina komedi. Tambwira ko ibisubizo dutaze kuri Gitifu byose abitesheje agaciro. Gitifu abitesheje agaciro sha, abaje ibibazo bikomeye kuri yazi yuko njye nabonye yuko imodoka ashaka no kuziduha arazisubira nayo, cyangwa nimba twabisubije nabi azaduhe makinga yayiditire ibyo twari gusubiza byiza. Bazo bikomeye kuri njye nanayimurekera akayitwara. Yanayitwara mwene nde ntago neza imodoka. Hano hari ikibazo kimwe cyonyine gusa, umuntu uri bugisubize ndihangana nite muha imodoka ahite yigendera. Ndakizi ndagisubiza. Kibaze sha, kibaze cyo. Ahubwo icyo kibazo ninde uri bugisubize? Wazanyemo ibintu byo guhangana, ushobora kugakomeza ukamanuka ukagisubiza ukaba wayitahana imodoka, ariko ndakumenyesha yuko iyo modoka bayigutwaramo uri umurambo kubeza umanika. Ndabona ukomeje ibintu byo guhangana, ushobora kukureka ugakomeza ukamanuka yego imodoka ukayegukana, ariko nkumenyesha yuko ukomeza kumanuka ukuboko amasegonda ugutinzayo ariko uri gutera intambwe wegera ikuzimu. Nomero zawe za telefone umamagara umubaje atibeshya na metero mu gukora isanduka yawe ikumurika kandi imanurire. Umva rero mwa baturage, ndi kubona mukomeje kunyinisha, nimukenera gukina muzakine n'amabere ya ba mama wayo. Ningiye kubabaza ikibazo kimwe, nimugisubizanye ubwo bugoryi mufite. Kabaze bana kudasubiza. Ni ngute twacuburaye muri uyu murenge wacu? Urakoze cyane bwana muyobozi. Rero buriya hari mu murenge wacu dukeneye amazi, dukeneye ibigega by'amazi byose kugira ngo twirinde isuri itwara ibiti byacu kangiriza n'amasambu yacu bigatuma ifumbire iva mu butaka. Sibyo ako kantu ni wowe urabyumva. Na nkunganire ya leta utayibagirwa. Nkunganire ya leta idufasha mu gihe tugiye guhinga bakaduha agafumbire tukeza tukagira iki kandi ikindi dukeneye ikibuga cy'umupira toxic. Ubyibuke cyane cyambere buriya kibazo cy'umupira nanjye buriya naramba naravuye mu Messi bavuga ngo Mbappe bafite imyaka 20 share gufata miliyoni ari kwikigatira. Ejo bundi Cristiano Ronaldo yaragiye kudusura akimara kumva ko nta kibuga dufite mu murenge wacu yagarukiye arama giti uburaya umudugudu wa Kavumo bayi